Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabasuhuza mbifuriza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Ndabasuhuza mbifuriza amahoro aturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Ndabasuhuza mbifuriza umunezero uturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya! Yesu nashimwe cyane kandi umwami Yesu nahabwe icyubahiro. Dukomeje kwihanganisha abantu bagize ibyago, babuze ababo, babuze inshuti, babuze imiryango, babuze abaturanyi. Mukomeze kwihangana kandi mukomeze gukomera, mwihangane mukomerere mu mwami Yesu, kuko ku Mana honyine niho mwakura imbaraga zababashisha guca muri ibyo bihe bigoye, ibihe bikomeye, ibihe bigoye umutima murimo gucamo. Ni ukuri Imana ibakomeze kandi bakomeze cyane. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Abarwayi nabo, hari abarwariye kwa muganga, hari abarwariye mu ngo zabo, abo bose nabo ndabihanganisha kandi ikiganza cy'Uwiteka cy'uruke kibakoreho, kibakize mu izina rya Yesu Kristo. Hari n'abafite ibindi bibazo bitandukanye, Uwiteka Imana abareberere kandi abagereho mu izina rya Yesu. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Uwiteka Imana nahabwe icyubahiro. Haleluya! Nkomeje gushimira abandi bakora subscribe, abatera komenti, abasharinga ijambo ry'Imana bakadufasha gukora umurimo w'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi Imana yo mu ijuru ibahe imitima yanyu yifuza. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Tujye kumva rero ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkomezi, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho. Haleluya, haleluya! Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Ni ukuri mu ijambo niho hari byose, mu ijambo niho hari ubuzima, mu ijambo niho hari ubutunzi duharanira muri iyi si. Haleluya! Yesu nashimwe kandi nkomeje kubinginga, nanabinginga cyane. Ni ukuri umukristo uwo ari we wese aho ari hose ubishobojwe, ni ukuri wagira ijambo ry'Imana ndetse n'igitabo cy'indirimbo. Ni ukuri mbifurije gutunga Bibiliya, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ni muri Bibiliya niho hari byose twifuza ndetse hakaba harimo n'ubugingo. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Rero tugiye kwinjira mu ijambo, kandi mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana tubanza gusenga Imana, kuko Imana niyo ya mbere. Haleluya! Tugiye kwinjira mu mwanya rero wo gusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje. Ugira neza bugacya bukira, ugira neza uri umurengezi mwiza, ugira neza uri urukundo rwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Duciye bugufi rero, nutubabarire ibyaha byacu ndetse n'ibicumuro byacu. Amaraso y'igiciro y'umwana wameneye ku musaraba w'i Golgotha atweza dutunganye. Uwiteka Imana, ubwoko bwawe bugiye kumva ijambo ryawe, reka ijambo rijye aho ribakura kandi rigire n'aho ribageza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Haleluya! Yesu nashimwe cyane kandi nanjye ugiye kuribagezaho, reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana, ne kugira icyo nongera kandi cyangwa icyo ngabanya, ahubwo uko warimpaye abe ariko ndibagezaho mu izina rya Yesu. Tuguhaye ikaze na karibu mwami wanjye, tuguhaye ikaze na karibu Yesu Kristo, tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera, mu izina rya Yesu. Amina. Haleluya! Twihuse mu ijambo, tugiye gusoma ijambo dusanga muri Zaburi 25 umurongo wa 3 wonyine. Ni muri Zaburi 25 umurongo wa 3 wonyine. Haravuze ngo, siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Amina. Ijambo riratubwiye ngo siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Bakunzi ba Ruyenzi TV, ntabwo ariko bizahora.
iyo mibabaro ntabwo muzayigumamo, ako gahinda ntabwo muzakagumamo. Ni uwizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, ni ukuri igihe kizagera kandi igihe kizagera abone ubutabazi buturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Kandi ni ukuri Imana irababwiye ngo ntabwo ariko bizahora. Haleluya! Ntabwo muzahora mu mubabaro, ntabwo muzahora mu marira, ntabwo muzahora mu maganya, kuko mwizeye umugabo ukomeye. Ni ukuri ntabwo muzakorwa n'isoni. Uko bizagenda kose ntabwo muzakorwa n'isoni, ahubwo dore abantu bazakorwa n'isoni ni abava mu masezerano ari nta mpamvu. Haleluya! abo ni ibisoni zizakora. Haleluya, Yesu nashimwe. Hari igihe umuntu yinjira mu bintu by'Imana akabibamo neza rwose, agakorera Imana neza, ariko igihe cyagera akabivamo. Bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, biragatsindwa n'Imana gutangira ibyiza ugasohoza ibibi. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ngo abava mu isezerano ari nta mpamvu, abantu basubira inyuma bakava ku mwami wacu, bakava ku Mana, abo nibo bazakorwa n'isoni. Bakunzi ba Ruyenzi TV, Imana irababwiye ngo mugume mu mwanya neza, muhumure, ntabwo muzakorwa n'isoni. Nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo ibigerageza ari byinshi, nubwo intambara ni nyinshi, ariko muhumure, ntabwo muzakorwa n'isoni. Muhumure, ubwo burwayi murwaye ntabwo buzabica. Haleluya, izo ntambara muri guhura nazo ntacyo zizabatwara. Yesu nashimwe. Ubwo bushomeri ntacyo buzagutwara, igihe kizagera. Haleluya, Yesu abagirire neza, Yesu abatabare, kuko mwarihanganye, kuko mwategereje mwihanganye. Haleluya, kandi nyankunda kubabwiza ukuri ko ibiryo by'umukristo, ibiryo by'umuntu wese wizeye Imana ni ibigeragezo. Haleluya, wowe mukristo nubona buri gihe uhora mu munezero, uzahita upfuka mubaza Imana uti ese Mana uracyari kumwe nanjye? Ese Mana uracyanyishimiye? Nubona nta kigeragezo umaze iminsi ukubitanye nacyo, uzikontorora uvuga uti ese Mana ndacyari kumwe nawe, ese uracyandeba ukambona? Haleluya, kuko ibiryo by'umukristo ni ibigeragezo. Haleluya, kandi reka mbabwire, inshishi burya zijya hari amavuta. Ntabwo Satani yaza aza kurwanya umuntu w'umunyabyaha, oya, arwanya wa muntu w'Imana, wa muntu usenga ubudasiba, wa muntu ukurikiza amategeko y'Imana akanayubahiriza. Rero bakunzi ba Ruyenzi TV, Imana irababwiye ngo ntabwo muzakorwa n'isoni. Kereka umuntu uzava mu isezerano, kereka umuntu uzava ku Mana akayitera umugongo, niwe uzakorwa n'isoni. Mbifurije kuguma mu bwugamo bw'Uwiteka, mbifurije kuguma mu nzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru, mbifurije amahoro aturuka mu gihugu cyo mu ijuru. Mwakire neza ijambo ry'Imana, bakunzi ba Ruyenzi TV. Turagushimiye Uwiteka Imana, turagushimiye ko uri umurengezi mwiza, turagushimiye ko uri umutabazi, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza. Uratubwiye ngo siko bizahora ku bagutegereje, ntawe uzakorwa n'isoni. Haleluya, Uwiteka Imana, bakunzi ba Ruyenzi TV, ndabingingiye, ndabatakambiye. Uwiteka we, barinde gukorwa n'isoni, barinde kumwara, ndetse barinde gushungerwa. Reka iri jambo rigire aho ribakura, ndetse rigire n'aho ribageza. Abari bihebye Mana, bongere basubizwemo ibyiringiro kuri kumwe nabo kandi kuri kubabona. Abari bafite intimba n'agahinda, ubarengere cyane kandi ubiteho. Kandi Uwiteka Imana, ukomeze amaboko atentebutse. Mwami wanjye, Yesu wanjye, ngaho nuganze nutegeke, ukomeze kubiyereka ibihe byose. Ni mu izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba w'i Golgotha. Amina. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Mukomeze gukora subscribe, mukomeze gutera comment no gusharinga ijambo ry'Imana. Dukomeze twamamaze ubutumwa bwiza bw'Imana bwamamare ku isi yose. Ndabakunda cyane, n'Imana irabakunda. Shalom, shalom, amina.